Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza. Ni amakuru agezweho kuri uyu munsi, nizere ko rwose n'aya makuru ari buze kuba yakuryohera kuri gatanu by'umwihariko ni ikipe ya Rayon Sports tuba tujemo. Murabizi neza ko ikipe ya Rayon Sports rwose ibirimo amakuru menshi cyane, ndatekereza ko ari nayo kipe irimo amakuru kurusha izindi hano mu Rwanda. Ni amakuru rwose aba ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports ndetse n'izindi kipe mu Rwanda tugenda tubakoreramo gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi tubaye twabazanira inkuru itangaje abareyo, ishimishije abareyo, ubwo Dylan Director wa ekipe ya Rayon Sports yaganiraga na Wasri, umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sports, yabwiye abakunzi ba Rayon Sports mu rurimi rwose rw'igifaransa. Yamaze kuba yababwira ko ikipe ya Rayon Sports ifite rwose intege nke mu myitozo yabashije kuba yareba. Yamaze kuba yabona ko ifite intege nke mu bwugarizi cyangwa se muri atake rwose yamaze kuba yabacishamo ijisho. Avuga ko rwose byanga binoga ikipe ya Rayon Sports agomba kuba yayizanira rutahizamu ukomoka hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndagira ngo ube wakanda subscribe kugira ngo twinjire rwose muri iki kiganiro cyamaze iminota myinshi, cyagarukaga ku buryo uburyo ki abona ikipe ya Rayon Sports. Nge tugiye kuba twabana n'ibisanzwe Theogene Kwizera. Nizere ko rwose uri buze kuba waryoherwa n'iki kiganiro. Nishimiye kuba nabana namwe rwose tutari duherukanye. Yes, nk'uko nagiye mbibabwira, reka tube twakomeza ikiganiro cyacu. Mbasaba kuba mwadutera inkunga ya subscribe, comment rwose na like, ube washaringa iyi video abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports ndetse n'abandi bafite aho bahurira na ekipe ya Rayon Sports. Reka tuzamukane n'ikiganiro cyabaye kuri uyu munsi rwose, cyahuje umutoza director wa technical director wa Rayon Sports, yamaze kuba yasinyisha imyaka 3, bamwita Dylan Umufaransa. Yavuze ko uyu Dylan yatoje ikipe y'abatoya ya Paris Saint-Germain, amenya uburyo ki bagomba kuba bakina. Ubwo muri make yamenyaga imikinire y'abo bana ba Paris Saint-Germain, ndetse yagiye atoza amakipe agiye atandukanye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyo yabibwiraga Wasri. Ni ikiganiro cyaciye kuri Rayon Sports Sport Plus, niho rwose iki kiganiro cyaciye. Yagiye agaruka ku bintu byinshi cyane. Ibyo yagiye agarukaho bigendanye n'abakinnyi, nk'umuntu uje kureba ibintu bigendanye n'imikinire y'abakinnyi ya Rayon Sports, rwose areba neza ki aho bipfira ikipe ya Rayon Sports, bipfira hehe. Nibyo yaje kuba yareba yakurikirana muri Rayon Sports. Yageze ku kibazo cy'abakinnyi, ni ikibazo yarabajijwe n'uwo nguwo Wasri, amubwira ko yamubajije uburyo ki abona ikipe ya Rayon Sports. Avuga ko ikipe ya Rayon Sports uburyo ki yayibonye mu myitozo iri kwitegura
derby izayihuza kuri 26 na ikipe ya APR mu gikombe cya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Yavuze ko ari byiza, ariko avuga ko rwose ikipe ya Rayon Sports bigaragara ko neza idafite aba rutahizamu cyangwa se abakinnyi bataka izamu, bityo ahagaze ko abivuga yemye neza cyane. Yavuze ko agomba kuzanira umukinnyi wa rutahizamu, agomba kumuzanira ikipe ya Rayon Sports byanga binoga, byakunda cyangwa se bitakunda, agomba kuba yazana umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa mu cyiciri cya kabiri, byanga byakunda. Uriya mureba hano rwose yavuze ko yamubonye umwana rwose ukiri muto ufite impano, ntago yigize avuga amazina ye cyangwa ikipe yabakinamo, ariko yijeje abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports ko agomba kuba yabazanira umukinnyi wataka izamu nk'uwo bita nimero 9, ko bigaragara ko abakinnyi ba Rayon Sports bari hasi ku rwego rukomeye. Yavuze ko rwose bamwe mu bakinnyi bakinira Rayon Sports igomba kuzabarekura, ikaba yashaka abandi bakinnyi bakomeye cyane. Ugire umunsi mwiza, ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nizere ko uri buze kuba wahaha ukaronka cyane.